Reka dukomeze kwizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane. We udahwema kutwereka uko udukunda. Wowe wakoze subscribe, reka tugushimire. Nawe utarayikora reba wasi mu magambo atukura, ubundi ukore subscribe, ubundi ujye ubona amakuru ku buryo buzajya buba bugezweho ku kanya. Nituzajya dushyiraho inkuru uzajya uhita uyibona mu bambere. Ngira ngo rero nkuko musanzwe mumenyereye ni acano yanyu mumenyeraho amakuru abagezweho, kandi na amakuru abazira igihuha, na amakuru mubona akimara kuba njyewe ubu uri kuyakugezaho. Nitwa Umugabo, mba ndi kufatanya na The Fresh nawe dubonera inkuru, nawe agahita aziduha 5 kuri 5. Kayonza umugabo yishe umushumba we amuziza kwiriza inka ubusa. Umugabo w'imyaka 37 usanzwe ari umworozi mu karere ka Kayonza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukubita umushumba we inkoni mu mutwe akamwica amuziza ko yirije inka ubusa. Ibi byabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 Werurwe 2025 bibera mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Juru mu murenge wa Gahini akarere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gahini Murekezi Claude yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo yakubise umushumba we w'imyaka 53 inkoni zo mu mutwe nyuma yo kumushinja kwiriza inka ze ubusa. Yagize ati n'umugabo w'umworozi yakubise umushumba we kubera ko yasanze inka ze zabwiriwe. Uwo mushumba akirirwa mu kabari bituma inka ze zirirwa ubusa. Yamukubise inkoni mu bice by'umutwe bituma ava amaraso menshi biza kumuviramo kwitaba Imana. Gitifu Murekezi yakomeje avuga ko uwo mugabo yahise atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Kuri ubu akaba yamaze gushyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo akorerwe dosiye. Yavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ati ubutumwa rero twaha abaturage nuko twabashishikariza kureka kwihanira kuko ni icyaha. Inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano ziriho kugira ngo zifashe abantu. Ntabwo umuntu akwiriye gukoreshwa n'umujinya ngo yihanire kuko bituma wisanga mu byaha nyamara wakareze uwagukoresheje akaba ari we ubihanirwa. Uyu muyobozi kandi yasabye abaturage kumva ko umuntu wese afite igitinyiro, nta muntu ukwiye gutesha undi agaciro kugeza ubwo hari uwumva ko kuba inka zabyiriwe biruta ubuzima bw'umushumba we. Kugeza ubu uwo mworozi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rukara. Reka ngushimire cyane rero, nakubwiye ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru azajya abagezweho. Nge nitwa Umugabo, ni channel uri kumviraho ni Igika TV Rwanda Astrafisa. Reka tubashimire tubabwiye ngo mujye munyarukira no ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba Instagram, Facebook, haba na Twitter, undi ugende usome amakuru tuba twashyizeho. Wibuke no kuzajya ukora follow, ni uzajya uba unabashije kuba wajya kuri Google kugira ngo wisomere amakuru mu buryo bw'inyandiko. Uzajya ujya muri Google wandikemo igikanews.com, ubundi uzajya uhita ubona amakuru ku buryo bw'inyandiko. Ngewe nitwa rero Umugabo, ni Igika TV Rwanda Astrafista. Tubonane ubutaha.